tariki 17 Nzeri 1939 i Mashhad, aha ni umujyi uherereye mu burasirazuba bwa Iran, nibwo Ayatollah al-Hussein Khamenei yabonye izuba bwa mbere mu mateka. Uyu mugabo avuka mu muryango ukomeye cyane w'abana batandatu, aho ababyeyi be bari bubashywe cyane mu bigendanye n'iby'idini ya Islam. Ise umubyara Ayatollah Javad Khamenei yari umuyobozi w'idini ya Islam muri ako gace ka Mashhad, naho nyina umubyara yari umugore ukomoka mu muryango ukomeye cyane mu bigendanye n'iby'idini ya Islam, ndetse umuryango ukomoka mu kuba barabahanga bubashywe. Ali Khamenei yakurewe umuryango w'abana batandatu. Yatangiye kwiga iby'idini ya Islam akiri umwana muto cyane, aho yatangiye kwiga Quran n'amasomo y'idini mu rugo iwabo. Icyo gihe agitangira kwiga nibwo yatangiye kwiyumvamo gushaka gukorera Imana cyangwa se gukorera Allah ku kigero cyo hejuru cyane. Uyu muhungu kandi yaje kugira ubwenge buhambaye cyane, hari byatumye ubwana bwe bwose bwaranzwe no kwitanga, kwicisha bugufi ndetse no gukunda kwiga iby'idini ya Islam ku kigero cyo hejuru cyane. Khamenei yakomeje iby'amashuri ye, aho izo mashuri y'idini ayazawa i Mashhad, hanyuma aza gukomereza na Najaf muri Iraq na Qom muri Iran. Aha ni ahantu hazwi cyane mu bigendanye n'amasomo y'ikirenga y'idini ya Islam ku rwego rwa Shia. Yagiye ku bahanga bakomeye cyane aribo banamutoje iby'idini cyane, harimo nka Ayatollah Burjedi, Ayatollah Lahore na Ayatollah Khamenei, bamubereye abigisha bakomeye cyane mu by'idini ya Islam. Ayatollah al-Khamenei yagaragaje ubushobozi budasanzwe, anamenyekana mu kwigisha inyigisho z'ubwenge n'ukuri kwinshi cyane. Yandikaga kandi akanavangura imbwirwaruhame zigamije gukangurira abayisilamu kugarukira iby'idini, zigamije gukangurira abayisilamu kugarukira iby'idini ya Islam. Icyo gihe babaga barayitaye ndetse no kwigobotora ubutegetsi bw'igitugu bwabo bw'abakolonije. Nyuma yo gufata amasomo y'igihe kirekire agendanye n'iby'idini ya Islam, mu mwaka w'1960 n'1970 Khamenei yatangiye kurwanya ubutegetsi bwa Shah Mohammad Reza Pahlavi, wari warashyizweho ku butegetsi bw'igitugu ushyigikiwe n'ikandamizwa rya politike no kubangamira imyemerere ya Islam. Khamenei wari umeze kumenyekana mu mahanga yinjiye mu bikorwa by'uburwanyi ku magambo, yigisha abaturage amahame ya Islam, anabasaba kwigobotora ubutegetsi bwa Shah. Yari umwe mu b'imbere mu gutegura inyandiko, impapuro z'ubukangurambaga n'inyigisho zikwirakwiza ibitekerezo bya revolusiyo. Yakoze ibiganiro byinshi mu mwiherero, mu masinagogi no mu ngo z'abantu bashyigikiye revolusiyo. Ibikorwa byatumye afatwa nk'umuntu w'icyitegererezo mu mahanga, ndetse afatwa n'umuntu w'icyitegererezo mu guhanganya ubutegetsi no kurwanya akarengane byariho muri icyo gihe. Yafashwe inshuro zirenga 5 afungwa, ndetse anoherezwa mu buhungiro mu bice bitandukanye bya Iran. Abakozi ba SAVAK cyangwa serivisi y'iperereza ya Shah baramushimuse kenshi, bagerageza kumucecekesha, ariko yakomeje kwanga gucogora. Ndetse n'igihe kirekire yari afunzwe yakomezaga kwigisha bagenzi be yabaga afunganye nabo muri ibyo bihome yabaga arimo. Mu gihe abandi benshi bari baracecetse cyangwa se baracitse intege, Khamenei yakomeje kugira uruhare mu migambi yo guhuza abayisilamu n'abandi baturage bose bashakaga impinduka. Yari ashyigikiwe cyane n'abiganjemo urubyiruko, abakene, abaturage bo hasi. Babonaga ko ubutegetsi bwa Shah bwabasubije inyuma mu bigendanye n'imibereho, amahame y'idini ya Islam n'indangagaciro z'ukuri, ubutabera no kwigenga byamubereye inkingi ya mbere inamuha imbaraga mu rugamba rwo guhindura Iran igihanganye kugeza umunsi wa none. Mu 1979, nyuma y'igihe kirekire abayisilamu bari muri revolusiyo mu gace ka Iran, Ayatollah al-Khamenei n'abagenzi be bari bafatanyije kuyobora ino revolusiyo byarangiye bageze ku ntsinzi, maze birukana ubwami bwa Shah. Shah Mohammad yazinze ibikapu arahunga, amaze guhunga asigira Iran abahoze mu mpinduramatwara na revolusiyo z'idini ya Islam. Abangaba bajya gutangira ino revolusiyo bavugaga ko Shah atita ku mahame ndetse n'abaturage. Ikindi cya kabiri ari ubwami cyangwa se ubutegetsi bw'akarengane burenganya bukwiriye kurinda. Shah akimara guhunga igihugu, Ayatollah al-Khamenei ndetse n'abagenzi bafatanyije ibigendanye na revolusiyo bafashe igihugu, maze Ayatollah ahinduka umwe mu bagabo bakomeye mu bigendanye n'idini ya Islam. Uyu mugabo igihugu kimara gushingwa kigahinduka Repubulika ya Islam, yashyizwe mu bayobozi ba mbere mu nama ikomeye cyane igomba kugiyobora iby'idini muri kino gihugu. Idini ryari ryaramaze gutama agaciro ku buyobozi bwa Shah Mohammad. Igihugu cyahise gihinduka Repubulika ishingiye ku mahame y'idini ya Islam kugeza na n'uyu munsi, uhereye mu mwaka w'1979. Khamenei ataratinda muri uwo mwanya bari bamushyizemo kuba mu nama y'abayoboye idini ya Islam. Mu mwaka w'1941, nyuma y'ubwicanyi bwahitanye perezida wa Iran, Minisitiri w'Intebe al-Khamenei yahise atorwa ngo abe perezida w'igihugu cya Iran. Uyu mugabo yayoboye manda ebyiri igihugu cya Iran kuva mu mwaka w'1941 kugeza mu mwaka w'1949. Yari perezida mu gihe kigoye cyane ubwo igihugu cye cyari kiri mu ntambara na Iraq. Yatangiye mu mwaka w'1980 kugeza muri 1988. Yahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'ubukungu ndetse n'umutekano hagati imbere mu gihugu, ariko nubwo byari bigoye, Ayatollah al-Khamenei yakomeje kwihagararaho ndetse no kuyobora igihugu cye mu bigendanye n'amahame y'idini ya Islam na revolusiyo bari barakoze. Ibi byatumye Khamenei ayobora manda ebyiri zikomeye cyane zamushaririye, ariko yitwayemo neza maze igihugu cye gisiga ku murongo.
dore ko ari we muyobozi wabayeho igihe kinini ari mu ntambara kuva yatozwa kugeza avuye ku butegetsi. Igihugu cye cyari kiri mu ntambara gusa. Nyuma y'uko asoje ubutegetsi bwe bwarangiye mu 1989, Ayatollah Ali Khamenei mu buryo butunguranye, wari umuyobozi w'idini ya Isilamu Imam Khomeini, yitabye Imana. Maze guhera uwo munsi Ayatollah Ali Khamenei atorerwa kuyobora idini, ahinduka umuyobozi mukuru w'idini ya Isilamu. Kuri icyo gihe Ayatollah Ali Khamenei yaragiyeho ku buryo butunguranye. Ibi kandi bihita biguhereza ububasha bukomeye cyane mu bigendanye n'imiyoborere ya politike, igisirikare n'ubutabera mu gihugu. Nubwo hari abamunengaga ko igihe yatorwaga ngo ahinduke imamu cyangwa se ahinduke umuyobozi mukuru w'idini ya Isilamu mu gihugu cya Iran, kuba baramutoye kare ku buryo bamwe bavuga ko yari atarageza igihe gihagije cyangwa se aratamara igihe kirekire ku buryo yakemererwa kuba umuyobozi mukuru w'idini mu gihugu cya Iran, yagiye yigaragaza mu bushobozi butandukanye cyane, ndetse anagaragara nk'umuyobozi ufite ubushobozi bwinshi cyane ku bigendanye n'amahame ndetse n'imiyoborere y'idini ya Isilamu muri iki gihe yari amaze kujyaho guhera mu mwaka w'1989. Uyu mugabo ariko nanone yakomeje kuyobora igihugu cya Iran mu bihe bigoranye cyane, kuko Khamenei yayoboye idini ya Isilamu, ayobora igihugu cye mu bihe bitandukanye birimo n'iby'intambara yabaye imbere mu gihugu, ibihe by'iterabwoba ndetse n'ibindi bihe bikomeye cyane ibihugu by'abaturanyi byabaga bibagabaho ibitero n'intambara ikomotse mu mahanga. Uyu mugabo yabaye intagondwa ndetse ahinduka icyamamare n'igihangange gikomeye mu idini ya Isilamu mu gice cya Iran, cyane cyane nk'aho yahagaze bwuma imbere ya Amerika ndetse n'ibihugu by'amahanga by'i Burayi byashaka kumutera ubwoba kugira ngo byivange muri politiki ya Iran, ariko akabibana ibamba. Yashimangiye politiki ya Valat Faqih. Iyi ni politiki ishingiye ku buyobozi bw'idini ndetse n'amahame y'idini ya Isilamu. Yongeye ubusigire bwa Iran, ayigira igihangange ndetse ashyigikira n'ikoranabuhanga n'ubumenyi, aribyo bigejeje Iran ku munsi wa none ku bushobozi bwo kuba yakora ibitwaro bya kirimbuzi. Nubwo bimeze bityo kandi, Ayatollah akunda kugaragaza inyigisho zirimo ubutabera, ubwisanzure, kubaha Imana ndetse no kwigira. Yibanda ku rubyiruko nk'ejo hazaza mu gihugu cya Iran, abasaba gukoresha ikoranabuhanga ndetse no gushakashaka mu buryo butandukanye. Uyu mugabo kandi yakomeje no kwamagana ubukoroni bukorwa n'abanyaburayi, ubugambanyi bwa Amerika ndetse n'ibindi byinshi cyane, ubundi agashyira imbere ubumwe bw'abayisilamu ku isi yose. Inyigisho zatanga kenshi na kenshi mu biganiro bye usanga bitanga mu nsingamigani ndetse no mu nyandiko zigenda zikwirakwizwa ku isi yose. Ayatollah Ali Khamenei azwi cyane muri Aziya y'Uburasirazuba, mu Burasirazuba bwo hagati no muri Afurika. Yubashywe cyane mu bihugu byemera ihame rya revolusiyo ya Kisilamu, nubwo anengwa cyane n'ibihugu by'Uburengerazuba. Politiki ishingiye ku bwirinzi, defensive strategy, ituma ashyigikira imitwe nka Hezbollah n'abandi barwanya Israel. Khamenei anagaragaza ubufatanye n'Uburusiya, Ubushinwa nk'ibihugu bifite imyumvire isa n'iye, cyane cyane ku bigendanye no kurwanya igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeza gukoraniza amahanga. Uyu mugabo kandi afite umugore umwe n'abana 4. Abana be ndetse n'umugore we bakunze kugaragara mu ruhame kuko akomeza kubarinda ivangura n'itangazamakuru. Azwiho ubuzima bwo kwicisha bugufi, kwanga uburangare ndetse no gukunda ubuzima bworoheje. Nta mitungo y'akataraboneka azwiho, ahubwo akomeje gusaba abayobozi bose kuba mu buzima bw'ubupfura n'ubutwari bushyize imbere abaturage na rubanda bakunze gukorera. Ali Khamenei kuva yafata ubutegetsi bw'igihugu cya Iran akakiyobora imyaka igera ku 9, ndetse ibyo byarangira akaza no guhinduka umuyobozi mukuru w'idini ya Isilamu kugeza umunsi wa none cyayiyobora. Yagiye agira uruhare rukomeye cyane mu guhindura Iran igihugu gikomeye mu karere. Yakomeje umurage wa revolusiyo, yubaka ubushobozi bwa gisirikare n'ikoranabuhanga rihambaye. Ububanyi n'amahanga bwe bushingiye ku kwigenga, gushyira imbere inyungu za Iran no gufatanya n'ibihugu bifite imyumvire isa. Ubushishozi bwe bwarinze igihugu mu bihe by'ibibazo byinshi cyane mu karere aherereyemo. Iran ubu ni igihugu kitapfa kwisukira n'ibihugu ibyo ari byo byose ku isi, kuko Israel ikomeje kurwana nayo ngo iri kumva umurindi wayo uburyo bari kwitigisa. Amahanga atinya umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei, kuko burya nta mikino agira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zaramugambaniye, ariko zananiwe kumwica mu gihe Israel yo iri kwitotomba ivuga ko Donald Trump ngo yatababuza ejo bundi mu gitero bagabye baba baramurambitse hasi nta kabuza, ubundi ubuzima bwe bakabusoza uwo munsi. Ayatollah Ali Khamenei ni umugabo ukuze cyane, ariko cyane cyane akaba akuze ku bigendanye n'idini ya Isilamu. Amaze igihe kinini ari kuyobora, cyane cyane mu gihugu cya Iran. Amaze imyaka myinshi guhera mu mwaka w'1981 kugeza umunsi wa none akiri ku ntebe yo hejuru mu buyobozi bw'igihugu cya Iran mu bushorishori bwo hejuru. Ali Khamenei ni umwe mu bagabo bafata ibyemezo bikomeye, ndetse akaba n'umwe mu bagabo babe n'idini igihe kirekire, aribyo mu bushobozi n'ubushishozi buhambaye mu kuba yaba umuyobozi w'ikirenga uhambaye cyane. Idini ya Isilamu muri Iran ndetse ikaba ari igihugu gikomeje kugendera ku mahame akakaye ya Sharia. Aya ni amahame ashingiye ku idini ya Isilamu n'imiyoborere yose, aho abaturage bo muri Iran basabwa kubaha ibigendanye n'ibyanditse mu gitabo cya Quran. Ayatollah Ali Khamenei yagizemo ubushishozi buhambaye cyane, ndetse akakibamo n'umuhanga. Inyigisho ze zikundwa n'abantu benshi, cyane cyane no mu idini ya Isilamu, naho Abanyamerika no mu Burengerazuba bw'Uburayi
ntibabura kumwita umunyagitugu w'igitangaza, umugome rurangiza ugamije kurimbura Isiraheli. Niba hari ikintu ushaka ko tukuganiriza watwandikira muri komenti ubundi tukakubwira byinshi.